Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda hakomeje gucicikana amashusho n'amafoto ndetse n'imvugo zigiye zitandukanye ziharabika umukinnyi wa filime umusitari mu Rwanda twese tuzi witwa Nyambo Jessica. Ari kuvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho byatangiye kuvugwa yuko nyirubwite yatangiye kugira ibibazo by'ihungabana, yatangiye kugira ikibazo cya depression. Mbese twakibaza izi mvugo cyangwa isi bimuvugwaho byaje bite, byatangiriye he, ninde wabizanye, kuki bikomeje gucaracara hirya no hino, kuki bikomeje kuvugwaho, mbese kuri nyirubwite byamugiraho izihe ngaruka, kandi nanone abari kubivuga cyangwa se ababitangiye abari kubisakaza bishobora kubagiraho izihe ngaruka. Reka tubirebera hamwe. Nge muri kumva nkaba Nibugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nkaba imfura cyane cyane. Ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza bya buri munsi. Mbese ibi byose biri kuvugwa kuri Nyambo Jessica byatangiye ryari, byazanwe nande? Nigeze kuvugira kuri live ya Instagram bitewe nuko nabwiye nyine umuntu yamaye false information, nanjye ako kanya mpita nzirekura, ariko nanone kandi yari byatewe na circumstance runaka kari kabayeho. Mu makuru avugwa bivugwa yuko ibi byatangiye ubwo uwitwa Jessica wa Mipango cyangwa se Kasuku yatse ikiganiro Nyambo Jessica. Nyambo Jessica amubwira yuko bitewe n'ibyo akorera kuri YouTube channel ye cyangwa se n'ibyo atangazaho atakemera ko bakorana ikiganiro, kuko ibyo ngibyo bihabanyewe n'ibyo ashaka ndetse n'ibyo akunda gukora, ko yaba ari kugaragaza isura y'uwatari we bitewe n'ibyo Kasuku we ubwo atangaza kuri YouTube channel ye. Ibi ngibi Kasuku bivugwa yuko atabyakiriye neza ndetse bikavugwa yuko yabigize nzika, aho yatangiye kwibasira uyu mukobwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, kugeza aho bari gukora live rimwe atangira kuvuga yuko Nyambo Jessica ashobora kuba afite impumuro itari nziza, cyangwa se avuga yuko Nyambo Jessica anuka. Ibyo ngibyo byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kugeza igihe nyirubwite byamugezeho ndetse biramubabaza cyane. Nanone kandi Kasuku we ubwe avuga yuko ibi ngibi ari umuntu wabimubwiye w'inshuti ya Nyambo cyane, atari we wabyihimbiye, ndetse kugeza na n'ubu batarahura cyangwa se ngo bagirane igihe baganire, kugeza ubwo yaba yarabashije kumva niba Nyambo ahumura nabi cyangwa se adafite impumuro nziza. Cyo waba upfana Nyambo n'ubwo wanze kukivuga ntamuzi nacyo sawa, yakubaye ko tuziranye sawa. None se gute uvuga ikintu ku muntu utazi? Ibi ngibi rero byaje gufata igihe kirekire ndetse biza kwibagirana mu mitwe y'abantu basa naho batakibyitayeho, kugeza aho mu minsi yashize ibi ngibi byongeye kugarurwa n'uwitwa DJ Clash ubwo yari ari mu kiganiro gikorwa na M Irene kuri YouTube channel yitwa MIE Chopper, aho bari mu kiganiro cyitwa Fan Code. Aza kuvuga yuko mu nshuti za Irene harimo inshuti ye magara inuka, ndetse yanayibibwiye akayibwira ko yakikosora, ariko ntabwo yigeze atangaza izina rye. Amafaranga nkunda guhumura, shaka rakunda pe. Niyo nawe nambaye nabi impumura nta kibazo, bururuta wandi wambaye neza unuka. byari byakubaho? Njyewe nigeze gukora mu bebe unuka. Oya mwana, kandi arazwi. Oya naniyumva yumve ko muvuze Imana mbabarire. Wese uryango yarabimenye ko nuka? Namutabizi, narabimubwiye. Ntabwo nabwiye ngo ranuka, akanamubwiye ngo gerageza uhumure, hari abantu bakuntumyeho, nabwiye ko abantu babone, ariko banamuntumyeho, hari abantu bamuntumyeho, barambwiye ati wazamurabuye ko bimeze gutya na gutya, ntaganuka byo kunuka, nimba ari cyo sinkizi umusitari agerageza ahumure Imana mbabarire. kandi ubwo ni mwiza dizi cyukishe re. Oya ni inshuti yawe best mumeze uko nawe ntabwo turahaziranye, kizajya ntabwo wamubwira iki wowe waba utaramwumva. Deni bazakubeshya buriya nta nshuti yanjye nuko ibaho, njye ndayizi, ntabwo ari inshuti yanjye ngiye gutya gusa turazi, ako ni inshuti yawe nayo ndayizi ko amazina yanjye. Inshuti yanjye inuka yanjye uri shaka inshuti yanjye kandi mbizi shawo nta inshuti yanjye ni inshuti yawe, ahubwo ubwo cyane mbuta nukirwa Krozi koza kandi njye muzi kanone harazwi sheri, ujye ubyibaza, byamaze kuba ahantu hose, ujye ubyibaza uti buri ababanye bate irene nta nukirwa namuhagaranye ngase nta kintu yuko, kandi ukabona ku mazuru nta kibazo. Njye naramubwiye ndamurabura, ndavuga ati badasha kwanda yarabyegereje umutima ariko byamurabuyire, akamubwira wazamurabura n'ukuntu nongeye nabanga ngira naba narabimubwiye uwo muntu ngo murakavura kaguye aracanga kuzuba ubwo muzahura akazuba kabo uzaza umbwira ati ihe niciye ahivuye he, kandi ni mwiza pe, ni urwuma kimwe kibi cyane.
ariko shaka bimaze kumenyekana abantu bose zigambaza ngo ese ngo bana byonse ako namurabuye nisha nawe ubwiye koko nabwo mbabare tuva kuri kamera basi umubwire ndamukubwira kuko njye ntago byo ndabizi kuri busanga umuzi ushobora kwita wibigishwa ngo nawe byumvise ngo njya ngo ni byakukanye kuro mikoro umubwire tamuvugasha banyica turagenda turakuraho mikoro ntago muvuga n'ukuri ahubwo nete numva nimba ubeshya ngo utabeshya ntago umuvuga ntago muvuga numbeshya ndabakumbeshya kuraho mikoro ntago urabyumva mbwiza ukuri ntago urabyumva barabyumviseho. Abantu rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bakomeje gusakaza inkuru bavuga ngo ni Nyambo yavuze mu gihe we atigeze atangaza ngo avuge ngo uyu nguyu niwe navuze niwe nashakaga kuvuga, ariko abantu bakomeje kugenda bagaragaza amakuru avuga yuko uyu nguyu ashobora kuba ari Nyambo, ndetse bifata urwego rukomeye cyane aho abareberera Nyambo Jessica harimo nka Kilaman yegereye Kasuku amubaza inkomoko yaho ibyo ngibyo yabikuye, ariko Kasuku nawe akomeza kubyitarutsa avuga yuko nubwo yabivuze bwa mbere atari we wabitangiye, ko nawe hari umuntu wabimubwiye, ndetse ibyo ngibyo bituma bikomeza gusakara bigera ahantu henshi kure cyane. uzi kuba ugiye nka muri alimentation ukabura umuntu ari kugera muri ngo agira ngo azatekereze uzi yego sibyo wowe mushaka ko mutazi ikintu mwakoze sibyo umwana w'umukobwa tuke mu umukobwa nawe ubwawe bakuzo kira kintu ni ikintu bigoye ko wanakwigwa. Nanone Titi Brown nk'inshuti magara ya Nyambo ndetse avuga yuko bari close cyane, ngira ngo mu minsi yashize murabizi byakomeje kuvuga yuko bari mu rukundo, yagarutse kuri MIE kuri YouTube channel avuga byinshi bigiye bitandukanye kubavuga yuko Nyambo ashobora kuba afite icyo kibazo, ndetse ananinga cyane abakomeje gusakaza ndetse no kuvuga imvugo zitari nziza kuri Nyambo Jessica, avuga yuko ari umukobwa mwiza batakwiye kumuharabika muri ubwo buryo, ndetse batakwiye kumuvugaho ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Buriya is not necessary, reka mbivuge gutya kuko okay, iyo turi imbere ya mikoro Irene nawe ndabizi ko nkuko bivuze hari ibintu byinshi ubuzi, ariko hari ibyo uvuga ari n'ibyo utavuga, sibyo? Njye sinshyigikiye, njye nabwo nagiye ku ruhande kuko kuba njye nabwo kuba abantu bari kubizana Nyambo ndaza kubigarukaho, sibyo? Ariko sinshyigikiye kuba crush yakifata kuvuga red flag y'umujama we ko kadakunda umujama umeze gutya, nyine ni kuri we, ariko kwifata agafata mikro sibyo akavuga ngo uyu mukobwa runaka noneho ntago avuze uretse nyine yavuze erega Irene kaze nkubwire nyine listen up abantu nyine hari igihe dukora ikintu nyine ni kuko ugomba kubanza gutekereza sibyo. Impamvu wewe ngo runaka ntago yameshoninze ngo izina nindi, yego, ariko yameshoninze yuko ari inshuti yawe, inshuti ngira uretse nyine kandi mukorana ibiganiro uzabona tukora ibiganiro nyine buretse nyine akenshi gashoboka ego nyine ngo yabayisha nyine we yaburetse nyine nanjye ntabwo ndi kuvuga ko yaba kanaka, yego, ariko nyine ikintu ngendiho ni umwana w'umukobwa nimba yifasha akaza akavuga ati mwe mu bantu bawe sibyo aranuka kuri kamera sibyo, yego, kuri kamera ni red flag man, kubera ko byonyine no kuba uri umukobwa unabizi ko kuko yari yanabikoze neza, aravuga ati namujyanye ku ruhande, urumva namujyanye ku ruhande ndamuganiza byari kurangira hariya, ariko kwifata akaza akavuga ngo umuntu ngaranuka ngo umwana ngo bro biriya bintu DJ Crash rwose hasi bikubiye gake cyane. Noneho nawe Irene nawe nkakugarukaho warangiza nawe ukabyaplodinga ntubikate nawe nguhaye red flag simbikateze kandi ngewe ubanza tugende gake gake tugende gake gake. Wowe burera ikintu uri kwiteranya filime mwactinga kuko nabonye wagera muri filime ukanitiranya igitangazamakuru. Iyi ngiyi ni entertainment TV show yitwa Fun Code, unyumve neza noneho mukajya oya buretse gatoya, ni entertainment TV show yitwa Fun Code. Urugero ushaka kwitera parufe ngikamumurira ariko ndikamunukira ntibishoboka cyane sibyo, bivuze ngo impumuro n'ubwiza biri relative sibyo, yego, aho twabyumvishe neza ko turi myidagadura amaparufe n'ibiki byose ni ibintu biri muri fashion. Nimba crush wenda we agusmerinza kumva biri kumwukira
ntabwo bivuze ko wowe wayiteye iri ku tugendane gake gake bigahurira he no kuza kubikubwirira kuri kamera se asebya mugenzi banza wumve erega Irene turi muri industry tuba tuziranye n'aba bantu none mwahise mumumenye oya ntabwo twamumenye umva wowe yaba uretse njyewe ndi inshuti na buri kantu sibyo njyewe buri kantu abantu bamwe bo muri industry urumva sina ngombwa ko dushyira abantu muri dayiremo uwo muntu wamaze kumuhana tujye tubwizanya ukuri uraza urabizanya imbere ya kamera kugira bigende bite nyine tugende gake gititi tugende gake ibi nikuvuga ni kubyumva nibyo ntajyaho n'indi kugwa je ngaza ngabwira buri kantu ngo hari inshuti yayo ngo mugendana ubwo turi mu kiganiro ibyo ni ibintu byo kuganirira inyuma ya kamera nimba muri n'abamufasha muri n'abafasha nyine uwo muntu wari wese yameshoningaga sibyo like mukamufasha ariko kuza akavuga ngo zimwe wenda yaza akavuga ati hari umukobwa wenda w'inshuti yanjye ya nama kosa noneho uri n'igitsina gore ukaza guharabika ikindi gitsina gore kuri kamera Irene ibyo bintu uri kuvuga bya parfait no kudahumura ndabizi bibaho ari n'ukuntu tujya tuba turi kumwe n'abajama akatuvuga ati man iriya G ewana yakoze siporo nyinshi ariko ewana gahunda yazamu ariko kwifata ukaza irega ikibazo ni kamera tuba tugomba uri kumbaza Irene mukanya wari uri kumbaza ngo ni ibikinga abajene bakora twe tuba dufata nk'imikino urumva ariko ubundi bishobora kuba wenda byabageza muri mageragere rero hari n'ibintu tuvugira kuri kamera uri kunyumva bikaba byadamaginga abantu bamwe na bamwe Crash impamvu ndi kuvuga ko nako sakoze Crash nta zina ry'umuntu yavuze nyine njye ntabwo ndikuvuga ikibazo ntabwo ari izina biriya ntabwo ari ibintu agomba kuzana kuri kamera aza guse niyo uretse niyo atari kuvuga ngo inshuti yawe reka noneho nanabikubwiye niyo atari kuvuga ngo mu nshuti zawe it's not necessary kuza kuvuga undi mukobwa mugenzi wawe uwo yaba ari we wese nashaka bari we mu nshuti ze yabashaka bari we bagendana kuza imbere ya kamera ukavuga ati ryari inshuti yanjye nginuka none sura bitubwire ngo tubimaze iki nyine nyuma yaho se nyine nyuma yuko bivuze nyine bira ntago ari byiza njye ntabwo nose abakobwa bose bazi imbere yawe ngenda bazi ntabwo njye namumenye uri kunyumva njye ntabwo namumenye uwo yavugaga ntabwo muzi uri kunyumva neza is not necessary icyo ari cyo cyose uza kuvuga ko kanaka ibaza ariko nje nkavuga ati mani ngo hari umujyama wanjye tugendana ngo nuka inose ndabibwira kamera nyine ndi kubibwira abantu ngo nagiye nkamwicaza nkuko yari yabikoze nyine mbere bikaguma gutyo yego bakumwicaza bikarangira hariya mugakora none se biriya bya fan code yanyu bikaba ibindi akivugira red flag akavuga ati ngewe sinkunda umuhungu uhumura nabi man ariko not kuza ni igitsina gore ngayo nguko rero ibi bikomeje kuvugwa hirya no hino ariko ngira ngo mbabaze ikibazo kimwe ngo mbese birakwiriye yuko umuntu avugwa bigeze ahangaha afite ikibazo se birakwiriye yuko abantu baza kuri kamera bagatangira kuvuga ko afite inenge runaka ese birakwiriye ese muri kubona turi kugana hehe reka mbashimire cyane ndabakunda cyane nari Mugisha Fabrice umungu w'Imana n'abantu nkabimfura cyane naho ubutaha ciao